umuhanuzi rero w'ikinyoma ubundi ni umuhanuzi wabyawe na Satani. No kuvuga ngo ahatanga ibyo Satani amuha. Uzabona abantu benshi bashobora kuvuga ibintu ugasanga sometime ni nabyo, aho niho turaza kwimbika neza kuko nanone abavuga ibintu bigasohora ntabwo ari ko ari abahanuzi b'Imana bose, kuko na Satani yindura marayika w'iki w'umucyo. Umuhanuzi w'ikinyoma ni umuntu bwa mbere wakoranye n'Imana, ariko noneho mu gukorana n'Imana, Imana imutoranya imwizeye, imugabira ibyayo. Imaze kumuha ibyayo, ageze hagati sometime yicwa n'inzara mu butayu. Number 2, ahura n'amacumu n'imiheto biba muri aka gakiza. Satani aramurasa, abura bayimuhandura, arangije ahitamo gukora nabi kubw'umubabaro yahuye nawo. Abikora bishaka, anabikora bizi ko hariho umuriro w'iteka ari ubikoze ku giti cye. Kavuga ati jewe ndarambiwe kuburara, ndarambiwe kwambara ubusa, ndarambiwe kugutukwa n'abantu ntacyo nsarura, ndarambiwe runaka twahagurukanye ageza hana. Uko Imana ikoresha abantu ni nako Satani akoresha abantu. Uko Imana ikorera muri twe ni nako Satani hari abandi akorera muri bo. Abo rero Satani akoreramo akora ikintu kimeze nka fotokopi cyangwa se akora ikintu kimeze nka pirate. Niba hariho umuhanuzi uhanura ibi, Satani nawe ahagurutsa undi usa naho amwigana, akora imirimo y'umwijima ariko ijya gusa niya wa wundi w'ukuri. Ubundi kosa ryabayeho, abantu bakurikiye abahanuzi. Wowe wishaka kumfata ngo ngire nk'Imana mu maso yawe, nk'ikigirwamana. Hari Imana nanjye ingenga. Iyo Mana niyo ukwiriye kwizera mbere yo kunyizereramo. Jewe ndi umuntu ukwereka Kristo ahari, ntabwo ndi umuntu ukubwiriza ngo unzeho. Ndakubwiriza ngo ujye kuri Kristo. Nuko tuzi neza ko impano y'Imana yitwa ubuhanuzi ni impano izana igikundiro. Kuko niba umuntu ambamagaye nkamubwira ibye, ararira avuge yo nibyo, mbese wa mutima we wose Imana irawumpaye. Iyo rero unyiringiye kurenza uko wiringira imvugiramo, uri murangusha mu mutego. Nukuvuga ngo jewe mpfuye Imana muzakomezanya. Ni ngombwa ngo wiringire Imana kurenza uko wanyizereyemo. Nunanyizera wizera Imana iri muri nge, ntiwizerege. Kuko Kristo wenyine udutuma ni utagira icyaha, niwe muziranenge. Umuhanuzi yananirwa, umupastori yananirwa, umuvugabutumwa yananirwa, bishaka gufata abantu ngo mubahindure imana zanyu. Ibyo nibyo bitumye Imana inamanuka, byatumye Imana ikora umukwabo. Kuko umuntu aricara hano ati jewe ndi umuhanuzi, akabyimba, yabona akantu gatavuze gasohoye isakayimara. Ariko ntago ariko bikwiriye. Menya ko wa wundi waguhaye impano uko yaziguhaye yanazikwaka. Uyu muntu uhumeka umwuka wo mu mazuru azajya mu gitaka. Najya mu gitaka waramwizeye gusa, tiwizera imukoresha, nukuri uzahomba. Bizeye abashumba, bizera abavuga butumwa, bizera abahanuzi, babahanuzi babasanga bari mu biteye isoni, uravuga ngo bahita bagwa. Niryo kosa ryabaye. Imana yantumye ngo nkosore abantu. Babantu barashaka kwirwanirira, bagashaka umuntu w'ukuri. Wowe ni wamushanga umumenye, ariko Imana yagushakira umuntu w'ukuri ikaguhuza nawe. Niwegerana n'Imana, Imana iza abana bayo izaguhuza n'umwana wayo. Ariko niwegerana n'abantu, abantu ntago bazapfa kuguhuza n'Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana ibaho umugisha inshuti za Gusenga everyday. Reka abantu bari mu Rwanda tubabwire ngo Imana ibaho umugisha mu inshuti za Gusenga everyday. Abantu mukurikira Gusenga, abantu baza ku mwanya wa mbere n'abantu b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ni abantu bakurikira Gusenga everyday. Tubabwira ngo Imana ibaho umugisha mu inshuti zacu. Abari mu Burundi turabasuhuje, abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo mu inshuti za Gusenga everyday. Amerika turabasuye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha inshuti zacu ziri muri Canada, namwe Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya, Imana ibaho umugisha inshuti zacu ziri muri Oman, namwe Imana ibaho umugisha. Abari mu Burayi tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Faransa, abari muri Finland, abari muri Pays-Bas, abari muri Belgique, mwese Imana ibahe umugisha mu inshuti za Gusenga everyday.
Imana ibamugisha cyane. Abari muri Australia mudukurikirana namwe tubabwire ngo Imana ibamugisha nkuko rero kuri kamera Gusenga everyday turi kumwe na Reverend Pastor Evodura umukozi w'Imana. Muraho neza, Imana ishimwe cyane. Amakuru yawe turashimira Imana. Imana igumugisha nabo Imana ikurinze. Amen amen. Imana igumugisha cyane. Wasuhuza n'abantu kubasuhuza gusa kuko barakuzi nabo uruwambe kuri Gusenga everyday gose uri ni mu rugo. Ego turanezerewe kandi turishimira ko abantu bo kuri Gusenga everyday twabagiriye umugisha bakurikira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kandi hari abatwandikira batubwira mukomere mu murimo, message mutanga, impuguro mutanga ziradufasha. Harimo abamaze gukizwa mwahisemo inzira nziza y'umugisha, hanyuma n'abandi mukiri kubitekerezaho ni vuba kwakira umwami wacu Yesu Kristo kuko ntabwo ari bibi ni byiza. Turabasuhuje rero abantu bari mu bihugu bitandukanye. Njya mbona inshuti nyinshi zinyandikira n'abari muri Amerika, hagakurikiraho abantu bo mu Faransa, njya mbona ariko batondekana hano muri telefone yanjye, ariko abantu bo muri Amerika rwose mukunda Yesu, n'abari mu Bufaransa mukunda Yesu, abari muri Oman mukunda Yesu, twarabibonye, abarundi twarabibonye, bashinga ntahe, abakenyezi, abapfasoni, rwose mukomeze muduge mushaka ijambo ry'Imana. Hanyuma abantu muri Uganda mudukurikira mudukunda, natwe turabakunda, dukunda bera ku isi yose, kandi nitutagwisari tuzasarura. Rero tunashimira Gusenga everyday ko mwatwakiriye kugira ngo tujye dutanga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, mukaduha umwanya wo guhumeka, kuko iyo umuntu afite message ntabona hazitanga nanone nabyo biba ari ikibazo gikomeye. Dushimira rero Gusenga everyday kuko yaba izina ryanyu, yaba nawe munyamakuru Edouard, ufite ubuhamya bwiza mu bantu bajya banyandikira, bajya bambwira ko wabereye inyangamugayo. Hanyuma rero kuba nkorana n'umunyamakuru ukijijwe byambereye umugisha, kuko nta bya bindi by'inaha bazi ujya utambikamo nta bihari. Hanyuma ahubwo ikindi nuko twashishikariza abantu mu by'ukuri bene data, ntabwo wenda umunyamakuru yabintumye, ariko maze igihe mfite umutwaro, iyo abana nari mfite ubushobozi nakabikoze, ariko ndashaka rwose abera mukunda Gusenga everyday, uyu muntu w'Imana ni mumukure kugutira za kamera no gukodesha za kamera kuko biramuhendesha. Wenda ndabizi ko abantu mwahuye n'ibibazo bitandukanye, umuntu wese uzi ko afashirizwa hano kuri Gusenga everyday. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ese ubu imbere y'Imana tuzavuga iki mu gihe abantu bazaba barikoreye imitwaro yanyu ndetse bakikorera n'iyabo mwebwe muri aho ngaho? Ndabinginze umuntu wahatwa kugura kamera ya Gusenga everyday, nukuri yabakoze ikintu gikomeye. Ntabwo channel yanjye, ariko nkurikije imvune mbona mwene data avunika akodesha kamera, n'igihe mumaze mukurikirana Gusenga everyday, abandi mwarabohotse, abandi mwakize cancer, kandi mukunda abantu babeshya pe. Ubi yaba ari abantu bestari ibintu bakababeshya, mwabagurira n'ibirenze ibyo ngibyo. Ariko ahantu haca ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndabivuga nk'umushumba usizwe n'Imana, imirimo myiza yazuye Tabita, muguze kamera ya Gusenga everyday, ntabwo ari iyo nzatahana, ntabwo ari yanjye, ariko nibura dufashe isi n'amahanga yose. Nawe wabushyize itafari mu bwami bw'Imana, aharaho imirimo haragiye yakurengera. Nicyo kintu numvaga kiri ku mutima wanjye, kandi sinzahwema kukibabwira mu gihe mbona mwene data abari gupfundikanya yishyura abakameramani, yishyura abantu bazana za kamera, kandi mbona everyday ikurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 3, ibihumbi 5. Nukuri mukoze fundraising, mwagura kamera, twicaraho tukavuga imbaraga z'Imana, uyu muntu w'Imana nawe akaruhuka kuko arasohora ibintu byinshi, kandi mu by'ukuri biragoye. Ubutumwa twamamaza bw'ukuri ntabwo bukunzwe, namwe ni mu butererana biragenda bite. Ba Petero na ba Yohana i Yerusalemu bagiraga abagore b'abacuruzi babashyigiraga mu ivuga butumwa, bakabishyurira bimwe na bimwe kuko nta kazi kandi bagiraga. Ariko isi turi kwinjiramo, abera bari kurwanwa, channel zivuga iby'amanjwe zirashyigikiwe kuko zirasupportingwa na Satani.
ariko cano zivuga by'ukuri bya Kristo. Abantu banze Kristo, mukeneye ibiva mu bantu b'Imana, ariko ntimukeneye gushyigikira abantu b'Imana. Shuti bakundwa, ese hari ikintu tuzireguza ubu mu maso y'Imana? Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko muri abantu beza, muri abantu b'umugisha, muri abantu badasanzwe. Nakurikiranye uburyo muhamagara n'uburyo muvuga ijambo ry'Imana, munazi gujonjora abakozi b'Imana bukuri n'abanyabinyoma. Sanga muri abantu b'Imana. Nta handi navugira ibi bintu kuko sibyo Yesu yantumye. Ariko nanone nkurikije abantu bamaze kwakira Yesu muri Oman no mu bihugu bitandukanye by'Abarabu, iyi cano ifite umusaruro ukomeye. Kandi nitutagwa isari bera b'Imana, hari ibintu mushobora gukora muzi ko byoroheje mu maso y'Imana, mukazabisangayo mu gihe cy'amateka, mu gihe abandi bazaba bacirwa imanza, namwe mukabwirwa ngo mwinjire mu munezero wabateguriwe kuva isi yaremwa. Musizwe n'Imana. Ni ibintu maze kubona, ni ibintu maze kwakira. None rero ntabwo ibi nakabivuze kugira ngo abantu batantera amabuye ngo ntangiye gusaba, ariko kandi ntabwo ari ugusaba kuko nanone ni wumva uri kumva ubutumwa bwiza uri muri Amerika, zirikana ese byaturutse hehe? Aba bantu babutanga bateze, uyu munyamakuru nta kamera afite. Ese je nakora iki ko gusenga everyday yankuye aha ikabingejeje ahangaha? Ibyo nibyo byo kubaka ubwami bw'iki bw'Imana. Ariko ni mukenera guhabwa gusa, mwe mutareka ngo twubaka iby'ubwami bw'Imana, dutanga izuka, namwe musupporting ibintu byaguke tugire ku rwego gusenga everyday yagira televiziyo ya gusenga everyday itambutse ijambo ry'Imana ryuzuye. Ibintu bizafeiringa. Hari gihe muvuga ngo Imana mukorera izabashyigikira, ibyo nuguhimana shuti yanjye. Nago ubwami bw'Imana ari uguhimana, nukuzuzanya. Nukuzuzanya tugasupportingana. Kuko iyo twicaye hano nta mushahara runaka duhembwa kuri konte runaka, nukwitanga mu bwami bw'Imana. Iyo rero ushyigikiye ubwami bw'Imana, muba mukoze ikintu gikomeye. Kandi dushima Imana ko muri abantu b'Imana. Umunsi nzabona kamera iri mironshingwa yaturutse muri Amerika cyangwa mu Bufaransa, igihugu cyose izaturukamo, aho izaturuka nawe ndabizi ntazabimpisha, azabimbwira. Tuzapfukama hano imbere ya kamera, dusenge, dusabire umugisha umuntu uzaba bikoze, umuntu uratanguranwa akabikora. Tuzamusengera, dusengera urubyaro rwe, niba atarufite dusengera umuryango we, tugira amagambo nk'icumi tumwaturaho, kandi azabibona ko akanwa k'abahanuzi karema. Imana rero ibaha umugisha. Nabasuhuzaga, ariko kandi cyo nacyo kimaze iminsi kimbyiga mu mutima, maze hafi ukwezi kose numva nabivuga, ariko sinzi impamvu nicaye nkahita mbivuga none. Imana ibagirire neza, Imana ibagurira imbago mu izina rya Yesu. Twabasuhuzaga. Watangira usenga Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rikomeye rya Yesu, mu mbaraga z'Umwuka Wera, bana natwe muri uyu mwanya, udufashe muri iki kiganiro gifashe beshe. Nukuri ndabizi neza abera bose badukurikira hari aho bamaze kuva, hari naho bageze. Dushingiye bakoresha ibikomeye. Iki kiganiro reka gikurikirwe n'abantu benshi, kuko kirakura abantu mu mwijima, kibatereke mu mucyo. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga. Izo mbaraga rero tuzohereje mu bihugu bitandukanye. Iki kiganiro gikurikirwe n'Abanyamerika benshi, Abafaransa benshi, abantu bo muri Europe benshi, Saudi Arabia benshi, kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amadayimoni atsindwe muri uyu mwanya, ubwami bw'Imana buze, kunesha kw'Imana kugaragare. Urakoze ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha. Ubushize twaganiye twikora part 2, twaganiriye ku bijanye n'abahanuzi. Twagiye tuganiraho ku nyigisho zihari ziyobya z'abantu benshi, bavuga ati abahanuzi barabakera, muri iki gihe nta bahanuzi bakwiye kubabaho. Akaba izo nyigisho zihari, ibintu biruzuzanya, yaba ijambo ry'Imana rirakenewe, ariko n'abahanuzi b'Imana barakenewe. Harimo abahanuzi b'ukuri twarabibonye, hakaba n'abahanuzi b'ibinyoma. Tuyukora rero part 2 y'abahanuzi nyene. Kuri iki kiganiro tukeneye ko mu mutwaro ufite, ukeneye ko ihembe ry'ubuhanuzi rigirante ryeguka. Kandi uri ngo iri hembe ry'ubuhanuzi ryeguka,
nuko haboneka abahanuzi b'ukuri bahanura ibintu bigasohora abantu bakavuga ngo kuko Bibiliya avuga ngo umuhanuzi azemerwa ari uko ibintu bigize nte yahanuye bisohoye. Hari uzamenya umuhanuzi w'ukuri. Yego. Part 2 ariko kandi turagira ngo twibutse abantu aho twatangiye tuvuga ko umuhanuzi w'ukuri akwiriye kuba hari indangagaciro afite, ariko kandi nanone ubundi ikinyoma turaza gukurikizaho tuvuga ngo ikinyoma ni iki. Umuhanuzi, iyo bavuze umuhanuzi w'ibinyoma ni iki? Ubundi iyo bavuze ikinyoma, se w'ibinyoma ni Satani, niko Bibiliya ivuga. Kuko Bibiliya iravuga muri Yohana ngo Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose cyabyawe n'Imana ntigishobora gukora ibyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri uwo muntu. Hanyuma ikibyawe n'umwuka kikaba ari umwuka, ikibyawe n'umubiri kikaba ari umubiri. Ubundi iyo umuntu abyawe n'Imana aba abaye umwana w'Imana. Uwo mwana w'Imana rero ashobora guhabwa impano zirenze izikenewe kuko yabaye icyaremwe gishya. Hanyuma ibyo mbivuze gutyo kubera ko nzi ko hariho abantu nanone b'abana b'Imana ariko badafite impano z'ubuhanuzi, ariko bafite izindi impano zo gutanga mu bumana, nayo ni impano. Ariko cyane cyane turi gufokasinga ku buhanuzi. Umuhanuzi rero w'ikinyoma ubundi ni umuhanuzi wabyawe na Satani. Tubigire clear. Ise ni Satani. No kuvuga ngo ahatanga ibyo Satani amuha. Uzabona abantu benshi bashobora kuvuga ibintu ugasanga sometime ni nabyo, aho niho turaza kwimbika neza kuko nanone abavuga ibintu bigasohora ntabwo ari ko ari abahanuzi b'Imana bose, kuko na Satani yindura marayika w'iki w'umucyo. Hanyuma umuhanuzi w'ikinyoma rero twavuze ko ise ni Satani. Ashobora kuba yaratangiye akorera Imana, ashobora no kuba akorera n'Imana, Imana yaramuhaye ubuhanuzi, ariko Satani akadeviya umurongo w'ukuri akamutereka mu kinyoma, kuko Imana itambura abantu ikamurekera izo mpano ariko zikaba ari zizamucira urubanza ku munsi w'amateka. Imana ikamubwira ngo naguhaye ibi, kuki warangaye Satani akabibamo ibi n'ibi n'ibi, nigeze mbiguha ibi ngibi, byanditse he? Ni nabwo Bibiliya ivuga ngo azavuga ngo nimumve imbere mwankozi z'ibirimo sinigeze kugira gute kubamenya. Umuhanuzi rero w'ikinyoma ashobora guturuka kuri Satani akarahura impano kuri Satani, kuko Satani atanga impano nawe. Impano ziva kuri Satani. Uzumva imirimo ya gipfumu, uzumva imirimo y'abakonikoni, uzumva imirimo ya myuka tujya tuvuga itandukanye mu buryo butandukanye. Abantu babigira nabo bashobora kwerekwa ibintu, kuko Satani yagiye guteza impanuka ahantu, atega nka Nyabugogo, umuhanda wa Nyabugogo akaba yabonye hazaza imodoka imeze gutya na gutya, ni ibintu aba yabonye mbere, kuko Satani ni ikiremwa nacyo cy'imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi w'ikinyoma bibe clear ni umuhanuzi ukorana na Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo tugiye kuvuga muri tape ebyiri, mu bisata bibiri. Umuhanuzi w'ikinyoma ni umuntu bwa mbere wakoranye n'Imana, ariko noneho mu gukorana n'Imana, Imana imutoranya imwizeye, imugabira ibyayo. Imaze kumuha ibyayo, ageze hagati sometime yicwa n'inzara mu butayu. Number 2, ahura n'amacumu n'imiheto biba muri aka gakiza. Satani aramurasa, imyambi muheramo, abura bayimuhandura, arangije ahitamo gukora nabi kubw'umubabaro yahuye nawo. Abikora bishaka, anabikora bizi ko hariho umuriro w'iteka, ariko kubera kunanirirwa mu nzira akadeviya umurongo w'iki w'Imana. Ari ubikoze ku giti cye, kavuga ati jewe ndarambiwe kuburara, ndarambiwe kwambara ubusa, ndarambiwe kugutukwa n'abantu ntacyo nsarura, ndarambiwe runaka twahagurukanye ageza hanaha, runaka twahagurukanye yatabawe imbere yanjye. Kwihangana kukagenda kuba gukeya, kuko buryo kugira ngo umuntu abe muhanuza aba yacuzwe bihagije. Abahanuzi ubundi ni nk'ibiharamagara buriye, umuntu uhamagarwa n'Imana kuko ibanza kugukubita bihagije ikakunoza. Muri ibyo yaravuze ngo mvuga utireka inkamba zigire gute zimve mu mpindura icyuma cyawe uhora ukoresha. Umuhanuzi ubundi abateye
muri character abateye nk'umusirikare kubera ko uzatinya umuntu ushobora gufata iminsi 7 atarya atanywa ni ibintu bigoye cyane uzatinya umuntu ushobora gufata iminsi 3 nta n'amazi ya mugezi akoza mu nda nta nabomba nyungusa uriya muntu abari gihara magara no kuvuga ngo rero umuhanuzi uyu wananiwe ashobora kwisanga yagiye mu wo kubeshya ikintu gita kibaho hanyuma kubeshya kubw'indamu yabeshya akagenda yakira ubutunzi bw'isi na za mpano nizimuveho ariko nanone ubwo butunzi bw'isi bukaba ari bwo buzamukururira ikibazo gikomeye ku munsi w'amateka. Ni nabwo Yesu yavuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Kabiri ni umuhanuzi nanone uhanura ibintu biva kuri Satani. Satani burya atambutsa ibintu akakoresha n'abantu uko Imana ikoresha abantu ni nako Satani akoresha abantu. Uko Imana ikorera muri twe ni nako Satani hari abandi akorera muri bo. Abo rero Satani akoreramo akora ikintu kimeze nka fotokopi cyangwa se akora ikintu kimeze nka pirate. Niba hariho umuhanuzi uhanura ibi, Satani nawe ahagurutsa undi usa naho amwigana akora imirimo y'umwijima ariko ijya gusa niya wa wundi w'ukuri. Bivuze iki rero? Iki cyiciro tugiyemo ni ukuvuga ngo turaza gusoza tubwira abantu uwo bagomba gukurikira ninde. Ubundi kosa ryabayeho abantu bakurikiye abahanuzi. Ikosa rikomeye cyane. Wikurikira umuhanuzi. Yewe nanjye ukuri imbere wikurikira. Iyo tuvuze gukurikira si ukudakurikira inyigisho mvuga. Ahubwo wowe wishaka kumfata ngo ngire nk'Imana mu maso yawe. Nk'ikigirwamana. Hari Imana nanjye ingenga. Iyo Mana niyo ukwiriye kwizera mbere yo kunyizereramo. Ukayizera utayireba. Ukayakira utarayumva. Ukayikunda utanayireba mu maso yawe. Ikosa rero ryabayeho abantu bizeye abandi. Ni nayo mpamvu wumva abantu bafite amarira ngo nge nizereye muri runaka ngo aramemukira. Nyine umenye ko umuntu akora ikibi ntabwo wari kwizera umuntu, wari kwizera Imana imukoresha. Hawarangiza ugashyiramo n'ubwenge ukavuga ngo uyu muntu w'Imana jewe mbere yuko ansabiki reka nkimuhe. Kuko tunanenga abantu, hari abantu bakenera ko ubasengera kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ntazirikane na megabyte ushira muri telefone yawe. Inyungu yawe iri he? Nibyo turakorera ubwami bw'Imana. Ariko ubwo bwami bw'Imana mu gihe tutaratahiza ngo tubone ingorora. Ntabwo dukeneye kugura iyo miti twakoresheje. Ntabwo dukeneye megabyte twakoresheje. Ugasanga rero abantu nanone bakeneye ibiva mu bahanuzi ariko ntibakeneye gufasha abahanuzi. Kubera abahanuzi birwanirira bamwe na bamwe bakadeviye umurongo w'ibizimana yagize gute yabatumye. Bivuze iki rero? Biravuze ngo ikosa rikomeye abantu mukwiriye kurekura gukora ni ukwizera abantu ko umuntu aba ari mwiza none ejo akaba ari mubi. Jewe reka nkubwire n'abantu tujya dusengana barabizi. Iyo nkeneye mega ndakubwira ngo mega ndi bukoreshe si izanjye nizawe zohereze. Aho kugira ngo nge kukubeshya ngo Imana irambwiye ngo ngurira mega, jewe nkubwiza ukuri. Waba ubishoboye ukabikora, waba utabishoboye ukabyihorera. Iyo umuntu ambwiye ngo dusenga n'Imana harasabwa iki? Mubwira icyo nkeneye ngewe n'amafaranga runaka, niba ari amadolari 100. Nkeneye amadolari 100, ntabwo ari ikiguzi Imana ntigurisha nkabimubwira. Ariko giye bitewe n'ikibazo ufite nkeneye amadolari. Kuko hari igihe umuntu avuga ngo dusengane wifitiye ibintu byawe byagukoroza. Ufite icyifuzo cy'amafaranga runaka yo kwishyura eglise ahantu ukorera, ibyuma byapfuye by'urusengero, stress iba ari yose mu mutwe. Umuntu nawe avuga ngo narakubuze ngo mukozi w'Imana ngo mbabarira ngo tugire gute. Nawe yavuga ati ko se ikibazo ufite ni ikiye ngo ngikemure noneho dusengana utuje. Wagakenera ko musengana ntamenye n'ibibazo uhagazemo. Ariko kandi nanone nyine ntago twabarenganya, ibibazo byacu ni ibyacu nyine, ariko nanone abera Imana ibaduha kugira ngo dufatikanye mu bwami bw'iki bw'Imana. Nanone umuntu abahora na mega, hari igihe mega zigushirana cyane, umuntu akakubura eternity igashira. Umuntu akakuvuga ngo narakubuze kandi nibura ntiyanavuze ati nyabuna
mbikoze gutya na gutya kandi noneho ngira ngo urabona muri kino gihe ntago byoroshye ubuzima burahari ubuzima buragoye ubuzima buragoye nk'ubu tuva Kicukiro tuza hano i Nyarutarama tuje gutanga ibiganiro nta modoka dufite idutwara runaka ni ukwitanga umuntu nabazi ngo bayagiye n'amaguru ariko ugasanga ari umuntu uri kukwandikira agutuka nyine ahantu abakozi b'Imana bananirirwa niho turi kugenda duhishurira abantu ipfundo rituma abantu babatuburira kurenza uko bababwira ukuri we nakubwira ati jewe nabuza y'inzu wowe urahita ati se umukozi w'Imana abuza y'inzu ato bati cyanda wowe uri kunsaba ntago twasengana noneho ujye ku wundi witwa ko yazamutse akubwira ati ni $1,000 noneho kuko ari kugushyiraho ibikabyo yanazamutse atakubwije ukuri urahita uyasunika nurangiza uzagaruke warakomeretse uze ku muhanuzi w'ukuri nko abantu benshi banyandikira bamwe harabamambwira ngo nukuri ngo twarayamaze ndetse watanzanga yakubwira amafaranga yahaye umuntu uzi ko atanahanura uzi ko atari n'umukozi w'Imana ubwo bukakwica wamubwira uti none se nibura twebwe hari amazi wagurira abakozi b'Imana watugurira turi gusengana ngo gose ibintu birakomeye nyine ugasanga mu by'ukuri twari turi kuvuga ko ikintu mwakoze bantu mutuyisi mwizeye abantu kurenza uko mwizera Imana kandi iryo ni ikosa rikomeye nanjye ukuri imbere ntunyizere kurenza uko wakizera Kristo wantumye jewe ndi umuntu ukwereka Kristo ahari ntabwo ndi umuntu ukubwiriza ngo unzeho ndakubwiriza ngo ujye kuri Kristo cyakoza nimba nkurangiye Kristo kuko mbonamo Kristo ushobora kunyizereramo uwo Kristo ariko sije wizera njye uyu munsi naba nkorera Imana ejo nkaba ntakorera Imana kuko ndi umuntu uyu munsi naba ndi mu murongo mwiza w'ubutumwa bwiza ejo ibigeragezo bikampondagura ubwami bw'Imana nkaburambika hasi ariko kandi ibyo simbivuze nkubaca intege mbabwiye uko umuntu akoze nitangaho iki urugero bakundwa muri Kristo Yesu nimwizera Imana ntabwo ibi bikomere byose muzabigira nimwiringira Uwiteka ntabwo ibi bikomere muzabigira ibyo kandi muri iki kiganiro cya kabiri turi gutanga cy'ubuhanuzi nuko tuzi neza ko impano y'Imana yitwa ubuhanuzi ni impano izana igikundiro kuko niba umuntu ambamagaye nkamubwira ibye ararira avuge yo nibyo mbese wa mutima we wose Imana irawumpaye iyo rero unyiringiye kurenza uko wiringira imvugiramo urimo urangusha mu mutego noneho wowe uhindutse ikigwamana kuri wowe uhindutse ikigwamana abahugize ikigwamana ntabwo wakira Imana yes nukuvuga ngo jewe mpfuye Imana muzakomezanya ni ngombwa ngo wiringire Imana kurenza uko wanyizereyemo nunanyizera wizera Imana iri muri nge ntiwizerege kuko Kristo wenyine udutuma niwe utagira icyaha niwe muziranenge bushize twasomye ijambo rivuga ngo mutambya akwiriye kwitambira ibitambo bye by'ibyaha akabitambira n'abandi kuko nawe wagoswe n'intege nke kandi iyo yaravuze ngo se tukiri mu isi ntabwo dufashe igihe mu ntambara ni igihe cy'intambara irivira umukuru rivira n'umutoya ubu hari ingo z'abashumba zisenyuka hari ingo z'abahanuzi zisenyuka hari n'ingo z'abapagane zisenyuka biravuze ngo turi mu isi ibiba ku bandi ibyago bitugeraho uko isi iteye nuko nguko niyo mpamvu rero umuhanuzi yananirwa umupastori yananirwa umuvugabutumwa yananirwa bishaka gufata abantu ngo mubahindure imana zanyu ibyo nibyo bitumye Imana inamanuka byatumye Imana ikora umukwabo kuko umuntu aricara hano ati jewe ndi umuhanuzi akabyimba yabona akantu gatavuze gasohoye isakayimara ariko ntago ariko bikwiriye menya ko wa wundi waguhaye impano uko yaziguhaye yanazikwaka bivuze iki rero nsabye abantu muri iki kiganiro mwiringira Uwiteka nimuve ku bantu mujye ku Mana kuko reka nkubwire uyu muntu uhumeka umwuka wo mu mazuru azajya mu gitaka najya mu gitaka waramwizeye gusa tiwizere imukoresha nukuri uzahomba niyo mpamvu ubona Edouard n'isengero muri iki gihe ku isi yose zacitse intege kubera ko abantu bizeye abashumba bizeye abantu ntibizera Imana bizeye abashumba bizera abavuga butumwa bizera abahanuzi
babahanuzi babasanga bari mu biteye isoni baravuga ngo baragwa bahita bagwa. Ni iryo kosa ryabaye. Imana yantumye ngo nkosore abantu batandukanye. Niba hari icyo ukwiriye gukora ku mukozi w'Imana jya ugikora utarindiriye ko kubwira ngo nyabuna nkeneye iki niki. Hari nk'umuntu uvuga ngo nge nkunda ngo Pastor Evode ngo turakwemera cyane uko kunyemera ntacyo ukora ngo ubwami bw'Imana bwaguke muri nge no mvuga ubutumwa ku isi yose nta kintu biraba binyemariye. Kandi ufite ubushobozi. Dufite abantu bagabira muri Amerika, dufite abantu bafata imbwa zabo bakaziraga imitungo yabo. Ariko yarangiza ngo barabafite nta rukundo. Abantu nta rukundo bagifite. Kandi barangiza ngo muve mu matiku ngo muve mu biki. Niyo mpamvu abatumishi benshi mubona badeviye bakihorera muri zanda twika n'ibiki byose. Rero hari ikintu warugiye kuvuga sinzi niba kitagiye. naringiye kukunganiraho kubijanye n'umurimo w'Imana. No kuvuga ngo muri umurimo w'Imana umuntu akeneye gushikirwa iyo umuntu atagushikikiye no kuvuga ngo ico gihe nawe ucika intege uri umuntu none abantu rero abantu kubwo kwikunda ngo imbere ngo ntukavuge ngo usabe ngo amafaranga ngo wamaze kwica ubutumwa kubera uvuze ngo amafaranga. Ubutumwa bwose burakenera buriya arakabona ngiye kuvuga buriya mu ntumwa muri 12 harimo Yuda cyane. Rero no mu bahanuzi harimo ba Yuda. No mu bakozi b'Imana harimo ba Yuda. Rero ntabwo ishano ryaguye ntabwo ibintu byacitse. Ariko haracyariho birindwi bitarafukamira bari biracahari. Abantu kwiye gusenga every day. Twashaka tubabwire yuko ntimwiringira biravuga ngo wiringiye umuntu avumwe. Mu bintu byinshi cyangwa reka tuvuge mu bitandatu bituma umuntu asenga nasuzwa harimo iki kintu kimwe shikigwamana kwiringira umuntu kamuhindura igwamana. Ico ntabwo ushobora gusenga Imana gusubiza kuko wiringiye umuntu ntabwo wiringiye Imana kushobora byose. Kuko uyu muntu avuze iby'Imana ashaka kugukorera. Kandi umuntu ubwo atanabikubwira atabiguhanurira Imana yagiye kuzabikora. Ko si ukuri wowe ugize amahirwe umenya amakuru kuko Imana inyuze muri umuhanuzi arakubwira ati ibintu Imana yo gukora ni ibi ejo bikaba. Ariko bino bintu byari muri plan y'Imana yuko Imana igiye kugirane igiye kubikora. Mugihe rero wiringiye umuhanuzi umugize ikigwamana ntabwo wiringiye Imana. Yes, abantu bagomba kwizera Imana iri mu muhanuzi ntago bakwiye kwiringira umuhanuzi. Hanyuma ikindi nuko abantu bavuga ko tudakwiriye kuvuga ko dukwiriye gusapotingwa mu murimo w'Imana. Rwose wowe nyine nashaka kwandika burya ashatse yanabyihorera kuko nta cyaba yandika kiri kungura abantu. Ntabwo azi uko ubwami bw'Imana bwubakwa. Yesu ari kumwe n'abigishwa be babasabye umusoro kubera ko nta kintu bagiraga. Yesu ategeka ifi yari yaramize amafaranga. Abwira Petero ati genda jya ku nyanja urasanga ifu yasamure ukuremo umusoro. Hari naho yageraga agatubura imitsima n'imigati. Bivuze iki rero? Ubutumwa bwiza bukeneye imperekeza nyuma yayo. Naho abantu bareke kuvuza induru ngo abakozi b'Imana bashize nabo niba nta bishyigikiza abatumishi bafite inyuma gatoya. Kandi ibishyigikizo biri mu bantu. Niba ukize ntiwibuke gushima. Niba uhuye n'ikintu umuntu w'Imana yakubwiye ukumva nibyo mushyigikire. Ntabwo ndi kwivuga jewe n'abandi batandukanye. Hanyuma ku kijyanye n'abayuda mu murimo w'Imana abo nyine barabariye mwihangane. Barabariye bamwe abandi babakuraho utwanyu baratucucura baratumara. Ariko kandi ibyo ntibibakureho ko muri izo 12 uwo Yuda yavuyeho agapfa kindutse. Imana ibarindirije umujinya wayo. Hari abandi 11 basigaye kandi bavuga ubutumwa bwiza buramamazwa mu isi yose. Rero abantu be kujya mu kigare cyo kuvuga ngo abantu b'ukuri barashize. Ariko kandi tunavuge ko abantu nabo bafite ibikomere nanone. Uhura n'umuntu akakubeshya akagutekaho umutwe akagutuburira akakugira gute nanone urumva ko umutima urahena. Ariko kugira ngo
abantu b'Imana mwekugwa twatumwe hano ngo tubabwire ngo Uwiteka arashaka ko mumwiringira kurenza uko mwiringira abantu. Arashaka ko mumuzaho akabarangira abantu bukuri. Kuko impamvu ni iyo uri kumwe n'Imana wayiringiye nayiguhuza n'umuhanuzi w'ukuri. Babantu barashaka kwirwanira bagashaka umuntu w'ukuri. Wowe ni wamushanga umumenye. Ariko Imana yagushakira umuntu w'ukuri kaguhuza nawe. Bivuze iki rero? Ni wegerana n'Imana. Imana iza abana bayo izaguhuza n'umwana wayo. Ariko ni wegerana n'abantu. Abantu ntago bazapfa kuguhuza n'Imana. Ariko ni wegeri abantu rega nabo bafite ubunebwe. Tuvugisha ukuri. Umuntu arava mu bye akirirwa agenda yatahatireka nje kuri YouTube ishaka umuntu nta mwuka w'Imana nta kubanza gusenga mbere yuko ukurikirana ibintu. Banza usenga uvuge ngo Mana ntuza n'umukozi wawe ukuri. Mpaca no y'ukuri nkurikira ibintu by'ubugingo ndumva ubugingo bwanjye burashonje turi kugendana. Icyo gihe Imana izaguhuza n'umuntu ukuri kuko wabanje kwegerana n'iki n'Imana. Bivuze iki rero? Ni nayo izi nyigisho z'abantu bari gusenya abantu b'Imana bagasenya ubuhanuzi n'abahanuzi bari gushingira. Kubera iki? Buryo umuntu yadahanura ntabwo akunda umuhanuzi. Kubera iki? Iyi ni Imana itera abantu ishyari. Buri muntu wese aba yumva yayakira. Buri muntu wese aba yumva ari nziza. Ariko abantu nibazi imvune ziki z'ubuhanuzi. Uzacunge ingo z'abahanuzi zikunda kugira ibibazo bikomeye. Kubera iki? Nizo Satani arasamo imyambi myinshi. Nubu bagwanya. Babarwanya. Nkuko tuvuga ku myuka mibi. Ko wahishuri uri murasa ku bwami bwa Satani. Uba warasheho amabombe. Nabati nanjye ndabomora abana bawe. Nanjye ndarasa ku mudamu. Ndaguteza ubukene. Ndaguteza ubukene. Ndaguteza numva ndaguteza ko abantu bazajya bahiga ariko ntibahigure. Edouard igihe tumaze ku macano abantu bavuga ibinyoma baguza amamodoka. Bavuga ibinyoma baguza amamodoka uza abantu bagiye batwemerera ibintu ntibabikora hano. Abantu bavuga ibinyoma bubatse amakadastre ntabwo tubafitiye ishyari. Nta shari tugira gose. Ariko tubwira abantu hari abahize imigo batahiguye kuri twe. Gose barahari benshi. Ariko tumaze kandi utanabasavye ariho bivuye muri. Akabati je nzakora ibi nibi. Harimo umuntu wambwiye ati jewe nkurikije ukuntu ibintu bimeze. Ntabwo kwiriye kugenda nama ariko sinongeye kumubona. Kandi yarasubijwe ariko ibyo nyine ntabwo tubivuga nk'abishyuza no kugira ngo tubakebure ejo abantu bataza kubura abantu b'Imana bukuri. Bivuze iki rero? Muri iki kiganiro cya kabiri turashaka ngo abantu bareke kwiringira abandi biningira Imana. Umuntu abari mwiza none ejo akaba mubi. Umuntu abari mwiza ejo bundi akaba mubi. Hari abantu batangiye nabi muri uru rugendo. Batangira bagwa hasi bapfapfana. Ba Paulo nabande bose. Ariko barangiza urugendo neza. Hari abandi batangiye neza basoje nabi. Gisambo ku musaraba nacyo cyatangiye nabi. Tangira ari igisambo ariko gisoza kigiye mu bwami bw'Imana. Bivuze iki rero mene data? Bakundwa muri Kristo Yesu. Nanone mwitakaza ikizere ngo muvuge ngo abahanuzi nanone ntabakibaho. Niba waratekeye umutwe ibyo birashoboka. Ariko nanone niwegerana n'Imana izakurangira bukuri. Ubu se tuvuge ngo abantu barashize barapfuye. Ngo haracyariho birindwi. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Nicyo kintu rero twavuga muri iki kiganiro cy'igice cya kabiri. Tubwiye abantu ko bakwiriye kuva mu kwiringira abantu bakiringira Imana. Iyo wiringiye Imana iguhuza n'umuhanuzi w'ukuri. Iyo wiringiye Imana iguhuza n'umupastori w'ukuri. Iyo wiringiye Imana iguhuza n'uruhukiraho. Hanyuma dusatira wenda umusozo sinzi dusatira umusozo ubushize tuributsa abantu batabirebye. Hari ikintu kimwe twababwiye nta n'umuntu ndacyakivuga. Nusengana n'umuntu witwa ko ari uw'Imana akaba wamubonye ukavuga reka mfate nimero ye ndumva mwizerema kumva nta mahoro y'umutima wakiriye nta kubohoka kubaye kuri wowe ntabwo wari umuntu w'Imana. Cyakoze ashobora kuba yarabaye uw'Imana ariko bikaba byararangiye. Twavuze kimwe ni nacyo tugihagazeho ubu kano kanya. Ibindi bitewe nuko abantu bazagenda bitwara turi gutegura tuzaza tubibabwire kuko nanone dukeneye kubona ko abantu badukunze kandi bashyigikiye ubwami bw'Imana, bashyigikiye umurimo w'Imana. Kuko wenda abo dushumbye mu nsengero twarabibigishije
ariko nahangaha isi ikeneye kubimenya. Cyo ni icyambere kibanze cy'ipfundo. Rero mu byukuri icyo kintu abantu bahamagara ngo musengerwe mukitondere, mukimenye. Nuhamagara umuntu ukumva urasenganye nawe nta mahoro y'umutima wakiriye, nukuri tangira kugira ikibazo. Buriya gufasha umuntu ntabwo bisaba ibintu byinshi. Abantu ko batanabizi. Yego. Umuntu agiye agafata akakoherereza 500. Ubu nakohereza 500. Hari igihe tureba tukabona twarewe n'abantu 20,000, 10,000. Ibihumbi 10 byabo ati umukozi w'Imana gose nabonye yatanze ikiganiro cyiza, reka tumugurira tumublessing, reka tumblessing, kada mugura 200 kuri momo, azagura mitiyu, azagura internet, azatega amajya mu biganiro, arahanaguza ikote, agura inkweto yambaye neza, azamuke gusenga ku musozi yadusengera azanye amakuru. Imana yabigwera umugisha cyane rwose. Ariko ikibazo cy'abantu uzaba bati ati mbona atanga kuvuga by'amafaranga, ati watangiye neza borobyereke muri comment, ati by'amafaranga kandi byo bagukunda amafaranga no muzibi byose. Ubundi kugira ngo utarakizwa no ku mafaranga ntabwo urakizwa ubundi cyane. Iyo utagomba kwizwa n'amafaranga bagakizwa. Yes, bakizwa n'amafaranga akizwa. Iyo rero utarakizwa ku mafaranga ntuburakizwa. Iyo wumva ko wakwakira udatanga zero, kandi bava ngo gutanga bizana ngo kutaguhabwa, kandi noneho kwizera kutagira imirimo noneho kubagupfuye. Rero abo banabyandika ni n'abapagani. Kuko umuntu uzi amahame y'ubwami bw'Imana azi gushyigikira ubwami bw'Imana cyane. Ubundi abantu bavuga ngo baradukunda. Ibi biganiro tubikubitwara internet, amafaranga menshi ya internet. Ushaka ubuteka nshikire umurimo w'Imana cyane. Internet jewe uzazana yimenye. Yes. Cyo ni kintu cyoroshe. Ni ibintu byoroshye. Abantu bazi ko ari ibya mirenge, nta by'amazu n'amamodoka we. Abakozi b'Imana tuba twabategeye ngo bazi. Ushaka kuvuga uti none reka jewe ngiye gutegera abakozi b'Imana biki cyumweru. Ubukozi umurimo w'Imana cyane rwose. Bavuga ati umukozi w'Imana nazabona amazi. Ndamukunda uyu nguyu. Ndamukunda arabona amazi. Nawe byo kuvuga ngo Bibiliya ubundi iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Byatumye Imana y'ubwayo byatumye itanga. Impamvu tuba ko dukunda nuko Imana idukunda nuko yatanze umwana wayo. Byatumye itanga kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Wowe kuko ukunda umurimo w'Imana bitumye utanga iki? Ariko niba uri indyarya urandika nyine aho muri komite ko twatangiye neza dusoje nabi. Ariko kandi ibyo ntitwakubuza kubyandika. Wowe ni umuvumo wikururira kuko burya ntaga abantu bose ari ugupfa kwandika. Mu bwami bw'Imana hari ibibembe bikuzaho kuko biravuga ngo umuntu wubaha umuhanuzi afata ingorano z'abahanuzi, noneho wubaha umuhanuzi nawe afata umuvumo uva ku bahanuzi. Ubundi reka tunabwira abantu bakurikiye gusenga everyday nk'abantu y'Imana. Gusenga everyday ntabwo itukana. Muze mwandikana ama message meza y'abakristo meza. Niba nta bintu byiza ufite byihorere, kuko ibyo bintu nabyo ni ibintu bigenda bibabaza abantu. Mu byukuri birakabije kuba nta muntu numwe ukuzi, sibyo? Gukurikira n'uburenganzira bwawe no kutabikurikira n'uburenganzira bwawe. Nese kwandika utukana byurumva hari imizihe mbuto. Imbuto nizihe? Iyi church iri hano, iyi community iri hano, iyi muza abakristo iri hano yo kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ikijijwe. Niba ushaka gutukana tukanira ahandi hantu. Rwose barabimenyereye gushondana, nawe bafite ibyo warakucomeka mu kanwa. Ariko ahangaha ni ubuhanuzi, ni ukubabwira uburyo mwakorera umugisha w'Imana n'uburyo mwakwita. Erega hari n'abantu bagiye batanga amafaranga mu buryo butari bwo. Ubu tuba turi kubabwira uburyo mushobora gutangamo amafaranga mukabona umugisha. Kuko izo nyigisho ntazihari. Kuko ntazihari rero mwagiye mutanga mu bujiji wenda bwo kutamenya. Umuntu akubwira ati mbere yuko umuntu akubwira ati ohereza $1,000. Ni ukuvuga ngo kubera kutamenya wowe kuko utari ubizi, wowe hari ibintu byahise bikubaho. Ntabwo Imana igurisha icyakoze. Wowe nanone niba ukijijwe koko ukaba uri intama utari ihene, nawe hamagara umuntu w'Imana umenya amahame y'ubwami bw'Imana. Kera bajyaga kwa bamenya bafite ukuntu bagenda. Hari umuntu uguhamagara agashaka kugira imbata ye. Nta muntu wahaye akazi abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bahawe akazi n'iki? Ni Imana. Ni nayo izabahera. Ariko kandi bakiri mu isi bakubiwe ishuri ijana. Bivuze ngo izo Yesu yababwiye zigomba kuva mu bantu. Iyo utabikoze nzabigisha uburyo ki Imana yatwarira mu bindi bintu.
ugasanga urahora mu ndwara zidashira. Amwe wari gufashisha ubwami bw'Imana ukayajyana mu bitaro, amwe wari gufashisha ubwami bw'Imana ukisanga wayataye, ukayisanga mu bihombo. Yego, wakomerezaho. Ikindi ngiye kuvuga yuko aba bahanuzi b'Imana bagomba gushyigikirwa, abapastori bagomba gushyigikirwa, ariko bukuri nanone kandi wowe ugomba kugenzura ibiganiro by'umuntu ushyigikira. Kavuga uyu muntu kuva yatangira nyabuna yavuze ibintu byafashije umutima wanjye, ukavuga ati uyu muntu w'Imana reka mu supporting mu blessing. Ibyo nta kintu bitwaye bene data. Ubundi Elisa buriya yerekeje ku mupfakazi. Umupfakazi yaza guhita avuga ati mbonye umuntu w'Imana, mbere yuko avuga reka musongere agatsima gahasigaye. Ariko umuntu w'Imana yaravuze ngo ako gasigaye kansongere vuba vuba. Arindiya Musa amusaba. Umukozi w'Imana wizereramo ubonamo Imana, mbere yuko akubwira ngo mfite iki kibazo nawe mu blessing. Ese abajya mu bapfumu ko bayatanga? Ngewe ngira nifura ko abajya mu bapfumu babarekurira amamiliyari. Uzi ibyo bita ngo ni imifuragiro mu bapfumu batafite n'icyo bari bubamarire. Babatanga amamiliyari, barekura amadege, barekura amazu. Abapfumu babeshya baragenda mu modoka meza. Ntabwo ari ishyari tubafitiye, ariko nanone tuba turi kuvuga ko abantu bo mu bwami bw'Imana murarangaye. Kandi na Yesu yarabivuze, aravuga ngo abana b'iyisi bafite ubwenge, ngo ariko mwebweho kimuza aho muva naho mujye. Rero bakundwa muri Kristo Yesu, muri iki gice cya kabiri hari impamvu zimwe na zimwe ngewe nagiye mbona bagenzi banjye bambanjirije bagiye bananirirwa mu nzira, akakubwira ati jewe mpanuye imyaka 20 nta nigare mfite mu muhanda. Mu byukuri tugeze mu isi Edouard, umukozi w'Imana udafite amafaranga ntabwo ari buvuga ubutumwa ngo bikunde, kubera ko dufite ibintu byinshi biri kudusenya, kandi bikadusenya bifite ubushobozi bw'isi. Mu mwuka turaremereye, ariko kandi umenye ko na Yesu yaguzwe n'abafarisayo kandi biremera. Umenye ko kandi kugeza kuri izi saha nta kintu na kimwe ku isi kitagurwa. Nta kintu na kimwe kitagurwa. Umujyi turimo amazi ni ukugura, kugenda ni ukugura, imyenda ni ukugura. Nta shope zambika batumishi ku isi. Nibi tuvugiramo ibi ngibi wabitangiye amafaranga, uwo mukameramani uramwishyura, agomba guhembwa. Ntabwo ari ibintu abantu batoragura. Rero abantu mwandika ngo bishe ubutumwa, ahubwo muceceke. Niba ntacyo ufite ukora, ceceka byihorere rwose. Ntacyo uvuga, urimo uravuga ibintu biterekeranye, urimo uriyanduriza ubusa, urimo uriteranya n'Imana ku busa, urimo uravogera ubwami bw'Imana mu bintu utanazi. Hari abandi badukurikirana batazi iby'ubwami bw'Imana, parara mu mabuwate yabyuka mu gitondo akabara. Uwo muvumo ugiye kwikururira wakurikiye, niba ntacyo ukora ugaceceka. Ibyo hari ikintu bitwaye abantu b'Imana. Niba wowe ntacyo ukora, byihorere gose. Reba gusa wakira ubutumwa, ku munsi w'amateka uzabazwa impamvu wumvise ntushyire mu bikorwa. Niba ukozwe ku mutima, tanga. Kandi n'utanga ntuvuze induru. N'utanga ukwibumoso ni kumenya ko ari cyo watanze. Dushimira umuntu ntituramuvuga izina. Ntabwo turi mu vuga izina. Uriya muntu rwose. Uriya mu mama. Uriya mu mama. Ntabwo tuvuga igihugu arimo. Ntabwo tuvuga igihugu arimo. Kubw'impamvu ze. Ariko uriya mubyeyi mu bantu bose nahabwa umugisha. Nta zina ryawe tuvuze. Ariko wowe wantumye kuri Edouard ukambwira uti Edouard fata gutya na Edouard umugenze gutya. Nyabuna tugusabe, ntabwo turakwibagirwa, tugusabiye umugisha w'Imana. Uyu muntu w'Imana musabiye umugisha, kandi nawe ndabizi yaranyandikiye ambwira ko hari inyungu nyinshi yabonye mu bwami bw'Imana, kuko yari ameze icyo gihe ntabwo ari ko ameze ubu ngubu. Hari inyungu nyinshi yabonye kandi yakoze neza Edouard. Kiragiye rwose yatanze ubutumwa mu gihe cye. Si ibintu binaremereye, ariko twebwe tugira umutima unyuze. Byadukoze ku mutima. Byakoze ku mutima w'Imana. Ahubwo ndaje ndongera muhamagare, nongere musabire umugisha by'umwihariko, mubwire ni wowe nashimiraga, ntuze kugira ngo nundi muntu. Hari abandi bantu nabo bajya bagira umutwaro, bakagira umutwaro pe, ariko akavuga ati nta kintu mfite.
abo nabo tubasabiye umugisha w'Imana kubw'umutima wabo w'urukundo wo gukunda abakozi b'Imana. Hari umuntu kuvuga umukozi w'Imana wazigiye, Imana ibaho umugisha bene data, Imana ibane namwe bene data, tubatuye umugisha w'Imana kubw'urukundo rw'Imana n'umuhate mufite kubw'ubwami bw'Imana. Rero Edouard, twasatira umusozo dusengera abantu b'Imana, dutangana nimero za telefone bashobora gushyigikiraho mu bwami bw'Imana, bagasapotinga umukozi w'Imana, umuntu ukeneye kumbresinga. Tujye tuvugisha ukuri, nge ntabwo nzaza hano ngo nteke umutwe ngo fonda ibintu bidahari, oya. Ahubwo je mu gihe nkeneye support nzaza mvuge ni bakundwa, tumaze igihe tuvuga ubutumwa hano kuri gusenga everyday, nyabuna ni mudushyigikire kugira ngo ejo n'ejo bundi tutananirwa, tukagwa isari, tutamera nk'abandi bose, kuko kwestara ibintu ntago byatunanira, twe twana kwestara ibiremereye, ariko ibyo ngibyo tuzi ibyo ubwami bw'Imana busobanuye. Dukeneye mu by'ukuri amaboko yanyu bantu bo kuri gusenga everyday, ni kuri 078 02 89 885. Nyabuna hari ikintu wakora kigakora ku mutima w'Imana, hari ikintu wakora ushaka kuvuga ati jewe mukozi w'Imana, tike yawe ndayishyuye, imodoka ntizihenze, imodoka ya miliyoni 5 iraboneka hano muri uyu mujyi, ikinyabiziga ntigihenze, miliyoni 2 z'amanyarwanda, imwe n'igice, moto yatwara umukozi w'Imana nkajya nyigendaho Edouard, nkajya nza utiriwe ukora mu mufuka, kuko buriya birambabaza. Muntu wagura kamera ya gusenga everyday, nabwo ndabangiza umugisha nanjye ubwanjye. Imana itugirire neza kuri 078 02 89 885. Nimbona nta bakunzi ifite, bizanangora kongera gukaruka kuri gusenga everyday, kuko nta bakristo baraba bahari bashyigikira ubwami bw'Imana. Abantu baraba bariho nabo kuturoha mu mitego gusa yo kugira ngo turwahangane n'ibitero byonyine. Imana rero itugirire neza, reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, dusengeye umuntu wese uzagira icyo akora kubw'ubwami bwawe, umuntu wagura kamera ya gusenga everyday, umuntu wadushyigikira kugira ngo dukore iby'ubwami bwawe. Hesha tosivo again, umugisha wawe mu izina rya Yesu. Urakoze mu mbaraga z'umwuka we, bimenyekane kuwiteka ari we Mana y'ukuri, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma kuvuga ko tutagaruka hano suko tuyoboye ko dukorera Imana, ndabizi ko muzahita mubaza ngo none se si Imana wakoreraga. Yego, ariko nanone ibyo tubivuze kuko nanone hari ibyo twari twarasevinze kugira ngo dushyire mu bwami bw'Imana. Turabona ikigega twari twarasevinzemo gitangiye gupunguza, ubwo rero niyo mpamvu tuvuze gutya. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Imana igumugisha mukozi w'Imana, reka tugushimire, reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, reka dushimire umuntu uzafata ikiganiro cyacu akisharinga gihereza inshuti. Ikiganiro nimba ukibonye ntucihererane, ufite inshuti kuri WhatsApp yihereze, ufite amagurupe sharinga mu magurupe, shira ku ma Facebook, shira kuri Instagram. Imana ibaho umugisha, ikiganiro naho utaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.